Ndabashimiye cyane kandi mbaha ikaze hano kuri Uhuru Entertainment. Uyu munsi tuje ahangaha kugira ngo tubagezeho ibintu birindwi. Ni ibintu birindwi bishimisha abagore, ariko si kenshi cyane uzabona umugore agusaba ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bishimisha abagore, ni ibintu binezeza abagore ariko batatinyuka gusaba abagabo babo. Ni igitsina gore muri rusange. Ni ukuvuga ngo nubwo yaba ari umukunzi wawe, umukobwa mukundana, ibintu tugiye kugarukaho hano ntabwo yatinyuka kubigusaba. Kanda subscribe kuri Uhuru Entertainment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Mbahaye ikaze, njye nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Uhuru. Ubusesenguzi bwagaragaje ko hari ibintu abagore bose bakunda ariko batajya basaba abagabo babo. Ibi bintu abagore hafi ya bose babihuriyeho kandi ntibajya babisaba abagabo babo, kabone n'iyo yaba ari umugore usanzwe azwiho kwisanzura ku mugabo cyangwa se ku mukunzi we. Ibi bintu birindwi tugiye kugarukaho ni ibyatangajwe n'inzobere mu by'inkundo zivuga ko umukunzi wawe uramutse umukoreye ibi bintu, nta gihe cyashira utarigarurira umutima we, kandi nawe bituma ahorana ibinezaneza. Icya mbere ni ukubyuka agasanga wamuteguriye ifunguro rya mu gitondo. Nk'uko iyo ukangutse wumva indirimbo, haba hari amahirwe menshi ko iyo ndirimbo iza kukwirirwa mu mutwe. Ni nako iyo ukangutse ukabona ikintu gitunguranye ari cyiza, nacyo kikwirirwa mu mutwe, kikwirirwa mu ntekerezo zawe. Abagore rero muri rusange bakunda umugabo utekereza kure, akabakorera ikintu kibereka ko abitayeho. Umugabo wibwirije agateka ibyo kurya bya mu gitondo, noneho umugore akabyuka byageze ku meza. Icyo gihe ibyo bintu ngo bishimisha uwo mugore cyane, ariko ngo ntago ashobora gutinyuka kubigusaba. Niba uri umugabo, ibi bintu ntuzatekereze ko umugore wawe azatinyuka kubigusaba, kubera ko n'ubundi ngo aba asanzwe azi neza ko ari inshingano ze. Rero iyo wibwirije nk'umugabo ukamutegurira amafunguro akabyuka yasanga ku meza, ngo biramushimisha cyane. Icya kabiri ni ukumutereta. Abagabo benshi bitwara nk'aho ibikorwa byo gutereta birangirana n'umunsi w'ubukwe cyangwa se umunsi bashakaniyeho n'abagore babo. Nyamara umugore mubana, hano ni ku bagabo, umugore mubana aba akeneye ko ukomeza kumutereta nk'uko wamuteretaga mbere mukiri muri fiyansaye. Ibi ngibi nabyo nta mugore uzatinyuka kubisaba umugabo we. Umva wa mugabo we, wowe uri kunyumva, nta mugore uzatinyuka kugusaba ngo ukomeze umuterete nk'uko wamuteretaga mbere. Kandi uramutse ubikoze, umenye ko ibi bintu byamushimisha cyane, ku buryo nyine abona umwitayeho, ku buryo icyo umusabye cyose yahita akiguhereza. Reka twigire ku cya gatatu. Icya gatatu ni ugutemberera ahantu hatuje. Ni ukuvuga ngo gufata umugore wawe mugatemberana ahantu hatuje. Ibi ngibi bituma arushaho kukwiyumvamo, noneho bikanabafasha kubagarira no kuvomerera urukundo rwanyu.
Abagore barabikunda ariko ntabwo ari kenshi uzumva umugore wawe atinyuka kubigusaba. Ni wowe wa mugabo we ndi kubwira. Aha ngaha ndi kwibwirira abagabo, ndi kubigisha nyine uburyo mwajya mufata neza abagore cyangwa se abakunzi banyu kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze rugende neza. Gusa ntabwo ari njye wabyihimbiye, ibi ngibi ni ibyagaragajwe n'ubushakashatsi. Reka twigire ku cya kane. Icya kane cyo sinzi niba hari abantu benshi, abagabo bo mu Rwanda sinzi niba bagikunda, ni ukumwoherereza indabyo ku kazi. Mu muco w'Abanyarwanda ikintu cyo koherereza umukunzi wawe indabyo ku kazi ntabwo kirahagera cyane, ariko ubu ngubu ubona nyine wenda uko bigenda biza, kuko ubona ubu ngubu nyine ubona bigenda biza gake gake, kubera ko ubona nk'umuntu uvuye mu mahanga cyangwa se warangije icyiciro runaka cya kaminuza, ubona bamuzanira indabyo tu. Sinzi niba wenda abagore b'Abanyarwanda ibi bintu babikunda, ariko abagore bo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bashimishwa no kohererezwa indabyo ku kazi. Wenda nka gutyo ukaba uri mu kazi, uri umugore cyangwa se uri umukobwa, ukaba uri mu kazi ukabona indabyo ziraje, ukabaza uti ninde uzohereje? Ni sheri wawe, ni umukunzi wawe, cyangwa se ukabona zihaye undi muntu cyangwa se akazizanira. Ibi bintu sinzi niba abagore b'Abanyarwanda bibashimisha, gusa hanze babigize nk'umuco. Icya gatanu ni ukumufasha akazi ko mu rugo. Ni ukuvuga ngo inzobere mu by'imibanire zivuga ko iyo umugabo afashe umugore, iyo umugabo afashije umugore we akazi ko mu rugo, ibi ngibi bituma umugore yishima, bikanabagarira urukundo rwabo. Ariko ngo hari aho usanga babifata nk'ubuganzwa cyangwa se ububwa. Munyihanganire, ngo hari aho usanga babifata nk'ububwa nyine tu. Gusa ukuri guhari ni uko ababifata gutyo baba bibeshya, ntabwo baba babitekerejeho. Ntabwo gufasha umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe akazi ko mu rugo ntabwo ari ububwa. Ikintu cya gatandatu ni uguteka mugasangira. Guteka mugasangira ni ikintu cya gatandatu gishimisha umugore ariko atagusaba. Uretse no kuba umugabo yajya mu gikoni agatekera umuryango, hari n'aho ugera ugasanga umugore n'umugabo batagira ikintu kibahuza, kubera ko hagati yabo haba harimo umukozi ubishinzwe. Ubundi kuba umwe mu bashakanye yajya mu gikoni agateka akagaburira mugenzi we, ibi ngibi bituma urukundo rwabo, ni ukuvuga ngo umwe mu bashakanye agiye mu gikoni agatekera mugenzi we akamugaburira, ibi ngibi ngo bituma urukundo rwabo rukomera. Ariko iyo bikozwe n'umukozi igihe cyose, iyo nzira nyine y'urukundo yabo ihora imeze nk'aho ifunganye. Bamwe mu bagore bashimishwa rero no kuba abagabo babo bajya mu gikoni bakabategurira amafunguro. Abagore ngo barabikunda cyane. Reka noneho ahangaha tujye ku kintu cya karindwi, ni nacyo cya nyuma. Iki ngiki noneho cyo ni rurangiza, nicyo tugiye gusorezaho. Icya
karindwi. Gusa nizere ko wibutse gukanda subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ikintu cya karindwi ari nacyo tugiye gusorezaho, ni mu bintu birindwi twaguteguriye uyu munsi bishimisha abagore ariko batatinyuka kugusaba wowe wa mugabo we. Ikintu cya karindwi ni ugutera akabariro. Gutera akabariro. Uzumva abantu bavuga ko urugo rusenyukira mu gitanda kandi rukanubakirwa mu gitanda. Niyo mpamvu rero umukozi ushinzwe irangamimerere iyo agiye gusezeranya abakundanye ababwira ko gutera akabariro ari igikorwa kitagomba kubura ku bashakanye cyangwa se mu bashakanye. Nsubiremo aka kantu, ababwira ko gutera akabariro ari igikorwa kitagomba kubura hagati y'abashakanye. Reka nongere nsubiremo aka kantu, ababwira ko gutera akabariro ari igikorwa kitagomba kubura hagati y'abashakanye. Iki kintu nizere ko cyumvise neza. Ikizwi neza nuko abagore badakunze kwerura ko bakeneye iyi serivisi, ariko ntago bakunze kwerura ko bakeneye iyi serivisi, noneho bigasaba umugabo ko yibwiriza. Iyo rero umugabo adashoboye kwibwiriza umugore ngo biramubabaza cyane, kandi ni hahandi ntaba ari buvuge, ntashobora nyine kwerura ngo akubwira ati ngo sheri ngo ndashaka nyine tuko dutera akabariro. Ntabwo umugore yabikubwira, biba bisaba umugabo yibwirize. Ibi bintu rero, ibi bintu birindwi tugarutseho kuri uyu munsi ni ibintu birindwi byagaragajwe n'ubushakashatsi bishimisha abagore iyo babikorewe n'abagabo babo. Ariko igitangaje ni uko ngo nta mugore n'umwe uzigera yerura ngo akubwize ukuri, ngo akubwire ko ashaka ko umukorera ibi bintu. Iri ngiri ni ibanga rero mba nibye abagabo muri rusange baba bankurikiye, bari hirya no hino ku isi. Ndabizi musigaye munkurikira, bari ku migabane igiye itandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye. Niba rero wakurikiye iki kiganiro uri umugabo wubatse, nizere ko ukuyemo isomo. Niba wakunze iki kiganiro wakanda like, ugashyira igitekerezo cyawe muri comment. Ariko ibi ngibi ntago ari byo bintu kamara nyine tu wakorera umukunzi wawe kugira ngo yishime nawe, bitewe n'uko mubanye, uba umaze kumumenya neza, uba umuzi, wajya uvuga uti iki kintu ndamutse gikoreye umukunzi wanjye kimutunguye atakinsabye cyamushimisha. So ndabakunda cyane, reka twongere duhere mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.